Ibaze gukora filime mu gihe cya 2001 ariko filime ikarebwa ku rwego rudasanzwe. Uyu mudirector uri kubona, uyu ni umudirector bita Stephen Chow. Uyu Stephen Chow ni umudirector uyobora amafilime mu Bushinwa. Uyu mudirector nane wanditse iyi filime ya Shaolin Soccer. Ubundi filime ya Shaolin Soccer ubundi ni filime yasohotse muri 2001 idirectingwa n'uyu mugabo Stephen Chow, ariko nayo iri muri filime zarebwe ku rwego rudasanzwe dore ko ari filime ivanze action, comedy, gakondo ndetse na martial arts. Ubundi iyi filime iri muri filime za mbere zasohotse mu Bushinwa zifite umwihariko udasanzwe. Muri kiganiro cy'iminota mikeya tugiye kureba uko iyi filime bayikinnye ndetse n'uyu mudirector ibibazo yahuye nabyo mu gihe cyo gushutinga iyi filime. Ubundi tunarebe amafaranga iyi filime yinjije y'akayabo muri biriya bihe bya kera bya 2001, nubwo ni mu bihe bya Yanga bagisobanura amafilime. Ngo hayikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko nari mbivuze, iyi filime Shaolin Soccer ni filime yasohotse mu mwaka wa 2001 idirectingwa cyangwa se iyoborwa n'umugabo bita Stephen Chow. Iyi filime ni filime y'Abashinwa, aho dusanga ko abari filime y'umugabo ushaka guhuriza amakipe yombi, arimo ikipe yitwa Team Shaolin n'ikipe ya Team Evo. Iyi kipe ya Team Shaolin iba ari ikipe iraho ngaho y'abajangwe risanzwe, naho Team Evo ikaba ari ikipe mbi, ari nayo villain y'iyi filime, ari nayo twavuga ko ari the bande wo muri iyi filime. Team Shaolin ihura na Team Evo ubundi bagakubitana, ariko dore ikibazo nuko Team Evo yo iba yitwaza ibintu by'imbaraga n'imirwanire yindi idasanzwe, ku buryo Team Shaolin iza gutsinda Team Evo bigoranye cyane. Ubundi iyi filime ivanzemo ibintu bya action, comedy ndetse ikavangamo n'umupira w'amaguru ndetse bikavangwa na martial arts cyangwa se na kung fu. Iyi filime director wayo ariwe bita Stephen Chow yayitekereje neza, atekereza filime iri unique ariko ivanzemo ibyo bintu, kuko abantu mw'iki gihe ntabwo bibaza ukuntu wafata martial arts ukayivanga na comedy ubundi ukarenzaho ukavangamo n'umupira w'amaguru. Uyu mwihariko w'iyi filime watumye iyi filime irebwa ku rwego rudasanzwe, dore ko muri biriya bihe iyi filime yagiye irarebwa ku rwego rudasanzwe ndetse ku isi yose. Wakubitiraho noneho no kuba ari inshinwa kandi Abashinwa bakaba ari benshi ku isi, ugasanga iyi filime irebwe ku rwego rudasanzwe. Mu gihe cyo gushutinga iyi filime, ziriya scene zose wabonyemo zo gukina umupira ndetse na ziriya comedy wagiye ubonamo, biriya bintu director yabanje guhuza abakinnyi hamwe, ubundi bakora training igana n'amezi 5 bari kwitoza biriya bintu kugira zabe nk'uko wabibonye. Ziriya scene zo gukina umupira ibyinshi bakinye byari ibyanyabyo, usibye ama effect amwe namwe nabwo ya fake, bitewe nuko muri kiriya gihe n'ama CGI yari yakaje, filime zarabavunaga ku rwego rudasanzwe. Iriya scene wabonye bakubita umupira ukajya mu kirere ubundi ukamaramo igihe kirekire, iriya scene baro barayishose byanyabyo, bamaze kuyishota ubundi bongeramo effect yo gutuma baro itinda, ubundi effect yo kugira ngo iberekane ko baro yamaze igihe kirekire. Iriya scene nayo yari isa n'ari ya nyayo, usibye tu effect duke na duke bagiye bashyiramo. Muri filime Shaolin Soccer nta bastandman bigeze bagira, dore ko Abashinwa ubwabo iyo baje kwikina filime badakunze gukoresha abastandi benshi, bitewe nuko Abashinwa muri kamere zabo ni abantu bakunda gukina ibintu byanyabyo ndetse scene nyinshi baba bazishoboye, dore ko nta bastandi bigeze bakoresha muri filime ya Shaolin Soccer. Kugeza ubu iyi filime ya Shaolin Soccer yerekanye ko ari filime idasanzwe mu bukungu bwa sinema, dore ko iyi filime yinjije amadolari agera muri miliyoni 42.7 ku isi hose, aho dusanga ko iyi filime yakoreshejwe budget y'amadolari miliyoni 14 gusa. Ibuka ko miliyoni 42.7 muri biriya bihe bya kera yari amafaranga menshi. Ubundi iyi filime yaragiye irarebwa mu gihugu cy'Ubushinwa, Hong Kong. Dusanga ko Shaolin Soccer iri muri filime zabaye za mbere ku rwego rwa box office muri biriya bihe, ndetse tugasanga ko iyi filime yanatumye uyu Stephen Chow amenyekana nk'umudirector ukaze, dore ko hari n'andi mafilime yagiye ayobora mu bindi bihe bidasanzwe. Muri iyi filime ya Shaolin Soccer hari scene zagiye zikundwa, dore nk'iriya scene aho Sing akoresha imbaraga ze zidasanzwe mu gutera umupira mu buryo budasanzwe, umupira akawutera ukaka umuriro. Iriya scene y'aho batera umupira ukaka umuriro, iyi scene yarakunzwe ku rwego rudasanzwe, ku buryo n'abafana b'iyi filime batangiye kuvuga ngo iriya scene bazongere bakine Shaolin Soccer yindi mu myaka ya 2025 na 2026. Muri iyi filime indi scene yakunzwe ni iriya scene y'aho batera umupira ukajya mu kirere ukagaruka hashize igihe kirekire. Iriya scene yarakunzwe ku rwego rudasanzwe. Niba ntacyo bigutwaye, nizere ko wadukoreye subscribe. Igitekerezo kuri filime twaza gukorera ni ingenzi cyane.